mwana minyo. Uraho neza gasipa. Twaderukanye rwose. Twari turanye n'ukuri. Ntaho neza ari amahoro. Yewe, ntabwo nta kigenda COVID-19 iranze imeze nabi. No kwihangana ubikene buri hose. Yewe, ngeho ni ibindi bindi. Urabizi umugabo wanjye ari umunyabiraka. None ubu ntagikora kubera iki cyorezo. No kubona icyo guteka ni kuri Mana mfashe. Nimba uko bimeze noneho birakaze. Reka nagendanye dufaranga hano 2020. Murebe rugende murebe ko mwabona icyo mushyira mu nkono. Rwose murakoze. Akinda murebe uko mwigenda. Murakoze rwose. Erega n'ubundi ntacyo nakuburanye kuva kera pe. Umura rwose wese kuri umuntu wanjye. Rwose murakoze. Buriya COVID nirangira tuzabonana twongere tuganire neza. Nta kibazo rwose nshuti yanjye. Bye. Murabe. Papa ari Mignonne. Yicaye muri salo. Genda umubwire aguha amafaranga yo kugura isukari n'umugati byo kunywesha igikoma. Kandi ntumbwe ko ari njye ubikubwira. Yego mama. Mignonne bite? Ni byiza. Papa, wampaye amafaranga yo kugura isukari n'umugati byo kunywesha igikoma. Mwana wanjye rero, ubu ngubu nta mafaranga mfite. Ariko urihangana, ugenda ukinywera aho ngaho. Usanzwe mbizi neza ko uzi kwihangana. Ihangane, ugenda ukinywera aho ngaho, ariko ejo bizaba byabonetse. Sibyo? Uzabihangana ugenda ukinywera aho ngaho. Mignonne. Mama. Namubwire. Icara utega amatwi ibyo ngiye kukubwira. Genda ubwire papa waguha amafaranga yo kugura amavuta. Nataguha umubwire ngo papa ubona utari imbwa. Ubwo se umaze iki hano? Uri mugabo nyabacu udashobora guhahira uruhu. Mignonne, amakuru. Ni meza. Papa, iyo twariye ibiryo bitarimo amavuta, wampaye amafaranga yo kuyagura. Mwana wanjye rero, turi mu bihe bitoroshye. Twatewe n'icyorezo bita COVID-19. Nta muntu ubasha kugira aho ajya ngo agire icyo akora. None rero, nimwihangane mugere mubiriraho. Ntakuri nabigenza. Mugere mubiriraho nk'uko musanzwe mubigenza. Papa, ubundi ubona utari imbwa. Uri umugabo ki udashoboye kugaburira urugo rwe. Araho naringiye usanga mama we mu gikari turaza kubiganiraho twese. Ngaho ugiye. Muhigi. Ubona tuzana hanyikirizira. Ariko ndomuye pe. Umwana nkuriya ambwiye amagambo nkari ngo ndimbwa bwira se. Papa, ubundi ubona utari imbwa. Uri umugabo ki udashoboye kugaburira urugo rwe. Yego maze kuba mukuru. Ntabwo ari mukuru gutinyuka se. Bakakageni. Ariko nyine none yaba ari nyina umwoshyara ko murasigaye yarahindutse cyane muri no minsi. Ariko se nanone umuntu umubyeyi ntabwo yashuka umwana amagambo nkariye. Reka najye kureba igitiyo ndebe ko nabona akazi k'ikiyede. Ndebe ko nabona ayo masukari n'amavuta. Ndabona ibintu bitoroshye. Amakuru ni meza. Warimo bwakubwira ngo iki? Ntacyo gusa yambwiye ngo usange mu gikari arahagiye. Mwihorere none ejo nzamukurira agashya nashaka azagende burundu. Ngo nguki mama Mignonne. Wumvishe iki? Uvuze ngo nguki? Wumvishe. Ngo uzankurira agashya noneho ngo nzagende burundu. Ibyo so byumvishe. Nyamara wa mugore nkubwire. Gusa agashya karenze ibyo niboneye n'ibyo numvise nakaye. Nyamara wa mugore we
ibintu uri gukora niba nakujya mu matwi baragushuka ugatinya ugashuka umwana akavuga amagambo nk'ari ubusubire uri kumuhanura uyu mwana uri kubona atazi ubwenge wagiye wubariza inshingano zawe kandi nyamara ntabwo ari ukwiyemukira gusuzumisha n'umwana reka rero nkubwire ngiye ndabona ibintu byakomeye kugira ngo hano hazaga umuntu ngiye ndacyafite imbaraga zanjye ntabwo nanirwa kwibeshaho nkarubasigamo mva mwana wawe we nta kibazo dufitanye ikibazo mfitanye na nyokuriye kuko kugira ngo uzabe imfubyi y'ababyeyi bose warirwa n'umubyeyi umwe ngenda ngiye kwishakira ubundi buzima tuzongera genda rwiza